dushima Imana ituramukijeho. Yego. Dushimiye abayobozi ba gahunda bongeye kuturongera uyu mwanya. Dushimiye n'abo dutaramanye bose babyutse kugira ngo dutaramire Imana binyuze mu mpano zitandukanye z'abantu. Turabashimiye. Dushimiye abamaze kudusengera. Yego. Dushimiye abaturirimbiye cyane cyane Pasiteri Kamushoshi n'umukecuru. Impano yanyu izifasha cyane cyane jewe azaba umuzindirirwa tegera indirimbo zanyu. Iyo mpano muzayikomeze kugeza byenda muvuye mu mubiri. Irafasha cyane. Yego. Dutanze pole nkuko bamaze kubivuga abantu benshi ababo. Umuvandimwe Pasiteri Sebikabu. Yego. Umuvandimwe Ngomirakiza, twarabanye, twariganye, twarakoranye. Twagiraga ngo tubihanganishe. Ikiza cy'abakristo nuko iyo umwe akuwemo turi abantu turababara, amarangamutima yacu akorwaho, ariko mu cyimbo cyo gucika intege icyo bidufasha nuko byongera kutwibutsa yuko turi mu rugendo, kuko twibagirwa buri munsi. Ariko iyo umwe adukuwemo ati burya harya ejo ni jewe, burya ndi mu rugendo. Ariko kandi yuko tuzi iyo tuja aho gucika intege bikatwongerera ibyiringiro. Uranumva Bora? Bora yakatise, mama uze yazamura. Zamure dushorerana. Yego. Yego, connection ari kandagarutse. Sinzi ko Aimable ahari kugira ngo dufatikanye gusoma. None turasoma ahantu harehare. Yego. Yadufasha. Nabonye ejo abanguka atahari, undi muntu usoma ataba adategwa yadufasha. Aimable yaba ahari? Ntawe uhari. Undi muntu yadufasha usoma adategwa. Turasoma mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku 11. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku 11. Yego. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku 11. Aravuga ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi. Kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu, mutinya muhinda imishyitsi,
kuko imana ariyo. wagarukiraho Amen. irubanza. Asoma mu Baroma 12 ibice 12 umurongo wa 3 ugeze ku wa 5. Yego. Abaroma 12 umurongo wa 3 ugeze ku wa 5. Soma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yageneye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Amen. Amen. 15 kugeza ku 18 ibyo bice 12 urasimba umurongo wa 15 kugeza ku 18. Yego. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose, mubane amahoro n'abantu bose. Amen. Amen. Soma Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 12 ugeze ku 14. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 12 ugeze ku 14. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 12 ugera 14. Aravuga ngo nuko nk'uko bikwiye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyo apfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, mwambare urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Amen. Amen. Rangiriza muri Matayo ibice 5 umurongo 1 wa 7 gusa. Igitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 7. Matayo ibice 5 umurongo wa 7 haravuga ngo hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Amen. 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 Amagambo tugiye kuganira arasa nayo umuvandimwe Dr. Ndakize yatuganiriye ubushize. Ubundi buryo bwo gukorera Imana. Ariko ntiturava mu magambo twavuze y'umuryango. Ejo twavuze yuko imiryango dufite si twe twayiremeye, n'Imana yaduhaye imiryango, kandi yiduha ntabwo ari ukugira ngo yuzuze isi gusa, ko ari ukugira ngo umugambi wayo ugerweho. Ariko tuvuga yuko uwo mugambi Satani urwanya buri gihe. Yego. Mu kuwurwanya irwanya imiryango yacu, inyuze nk'ibikoresho kugira ngo yuzuze umugambi w'Imana. Yego. Tuvuga yuko inzu umuryango ni nk'inziki ngiye indani. Iyo umuntu uri indani adakinguye ngo akureho karuri hanze, ntashobora kwinjira. Yego. Rero niko bimera iyo Satani aje kudutera, anyura mumwe mu muryango kugira ngo amukingurire yinjire asenye umuryango.
uko byagenze kuri Eva, yakuye ikare Satani arinjira anyaga umugambi w'Imana Imana yashize kuri uriya muryango. Bituma Yesu Kristo agaruka kugira ngo asubize imiryango yacu mu mugambi wayo. Yego. Tuvuga yuko kugira ngo urwo rugamba Satani aduteza turuhagararemo neza, dusabwe kuyambura ingeso za kamere, twambare Kristo. Yego. Twambare n'intwaro z'Imana zose kugira ngo tubashe kurwana tudasindwa n'uburiganya bwa Satani. Uyu munsi twifuje kuvuga hejuru umuntu aremye mu bice bitatu. Yego. Igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Ababyumva mu Gifaransa neza ni esprit, âme et corps. Yego. Igice kimwe cy'ubugingo ariyo esprit gifite ibice bitatu, gifite ibitekerezo, gifite amarangamutima, gifite n'ubushake. Turavuga hejuru y'igice kimwe muri ibyo, igice cy'amarangamutima. Yego. Kuko agakiza n'ak'umuntu, kandi umuntu agizwe n'ibyo bice byose. Iyo agakiza gafite kagenda gakiza ukuntu Satani yagoretse, ari ibitekerezo, ari amarangamutima, ari ubushake, niko gakiza. Yesu Kristo hano ku isi muri minisiteri yiwe yigishije mu buryo butatu. Yego. Yakoresheje amagambo, yari afite amagambo y'Imana, ari isezerano rishya, ari isezerano rya kera. Urebye hariya yagiye mu butayu, Satani amugerageza, yabaye intambara y'amagambo y'Imana. Na Satani yakoreshaga amagambo y'Imana, Yesu Kristo akagenda ayagarura amusubiza amagambo y'Imana kugeza amunesheje. Bivuge yuko yari azi ibyanditswe byera, ariko nanone Satani arabizi nawe. Yego. Icyo adashoboye gusa ni ugukora icyo bivuga, ariko Satani arabizi. Nanone igice cya kabiri cya minisiteri ya Kristo cyagizwe n'imirimo yagiye akora. Yego. Imirimo yagiye akora, akiza abarwayi, agaburira abashonje, azura abapfuye. Izo ni izindi nyigisho zagize minisiteri ye. Yego. Icyo cya gatatu tuza kuvugaho ni ubuzima bwiwe, uburyo yabayeho. Yego. Imyitwarire yiwe, ubuzima bwiwe bwabaye nanone inyigisho. Kandi kenshi tureba amagambo y'Imana, niyo dusoma, niyo tuganira, niyo turwana, twubaha, dukurikiza. Nanone tureba ibyo Yesu Kristo yakoze hano ku isi, kuko yasize avuze ngo ibi nkora muzakora ibirenzeho. Twifuza gukora ibitangaza biriya byose Yesu Kristo yakoze. Yego. Ariko ni gakeya dutinda uko yara ku buzima bwiwe. Yego. Kugira ngo tumwige ubuzima bwiwe uko yabayeho, nk'uko twavuze ko ari ikindi cyigisho, tubashe kubaho nk'uko yabayeho. Amagambo turayashobora, kuganira ubutumwa bwiza, impano turazigira, ariko ubuzima bwe ukuntu yabayeho nk'umwana w'umuntu ni gakeya dutwara umwanya wo kubyigana, kuko dusaba ngo duhinduke twambare Kristo, nibyo twavuze ejo. Ariko rero uko kwambara ni ukugira kamere yiwe, tunigana uko yagenze. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanje nk'uko nanje nkigera mu cya Kristo.
hari umwanya w'amagambo ariko hari umwanya nanone wo kwiga uko Yesu yabayeho kugira ngo tubashe kukwigana. Twari tumaze kuvuga yuko tuvuga hejuru ya kiriya gice kigize umuntu cy'amarangamutima. Yego. Abantu bize iby'umuntu kumenya umuntu, ndavuga bize za psychology, kubabyumva, na cyane cyane abantu bize iby'uburezi pedagogy, bavuga yuko umuntu avukana gikeneye kugaburirwa urukundo bikora ku marangamutima yiwe. Yego. Nanone icyo kigega kiba gikeneye kugira ngo gikorweho, kigaburirwe amarangamutima yiwe, amere neza, amarangamutima meza, nuko agomba kugaburirwa urukundo. Nanone si ibyo gusa, hariya muri Edeni umwana w'umuntu yatakaje agaciro. Umwana w'umuntu aba akeneye kugira ngo mu byagaburirwa agarurirwe n'amagambo amuhesha agaciro. Yego. Ibyo bintu byombi iyo bibuze, umuntu aramugara. Yego. Kandi kubazi kubyumva cyane bihera umwana akiri mu nda. Burya aba ari umuntu wumva. Yego. Kuko afatanye na nyina, iyo nyina ababaye umwana arababa. Nicyo gituma bitari byiza gukomeretsa amarangamutima y'umubyeyi utwaye cyangwa se umubyeyi gusa. Yego. Kuko bigira ingaruka ku mwana cyane. Abantu benshi babizi baguma babwira umwana ukiri mu nda, bakamubwira amagambo meza, bakamuririmbira, burya abayumva n'umuntu n'ubugingo. Yego. Ubugingo bwa nyina yuko bufatanye n'ubw'umwana binyuze mu munyonyo, amarangamutima ya nyina agaburira amarangamutima y'umwana. Rero nanone iyo amaze kuvuka uwo mwana, mu myaka 3 itondeka. Yego. Si gusa cyo kumugaburira no kumwoza, ariko n'igihe kandi ubuzima bwiwe buba bukeneye kugaburirwa amarangamutima meza, kumugaburira urukundo ngo yuzure urukundo, affection yiwe ibe nyinshi ku babyeyi. Ibyo biryo by'urukundo twavuze yuko ingobyi ayiriramwo n'igihe aba akiri mu mura, ariko cyane igihe aje mu muryango. Yego. Tukagaburira amarangamutima yiwe ibintu byiza, amagambo meza, uturirimbo twiza, kumwegera, kumukoraho. Yego. Yesu Kristo hano ku isi nk'umuremyi ibyo bintu yari abizi cyane. Yego. Ziriya ntumwa ziwe yafashe, yarazegereye abana nazo. Ntabwo yari ananiwe kuvuga ngo baze bahura abigishe bakora imirimo niyo mara batandukana, umwe aje ukwiwe. Ariko bose we yarahamagara, yaramubwira ngo nkurikira. Yego. Bakajana, bakiriranwa, bakararana, bagasangira. Burya kwari kugira ngo abanze abakurure, abanze agaburira amarangamutima yabo begerana. Yego. Mbere yo kubigisha iby'ubwami bw'ijuru, yabanje kubagarura amarangamutima yabo aregerana, barabana, baratangira nk'abantu, mbere yo kubabwira iby'ubwami bw'ijuru. Nicyo gituma yari yahamagaye 70, bamwe baragenda, asigarana n'abariya 12, nuko amarangamutima yabo yari yamwegereye. Yego. Yari yayagaburiye, babasha kwegera. Aho
aho hantu kenshi tuza tuhacurika, tuza tunanirwa kugaburira amarangamutima y'abana bacu, twamara tukabigisha ijambo ry'Imana tutabiyegereje, yego, tukababwira amagambo asharira tukabigizayo titubiyegereza, ariko twamara umwana nkaraguhunga nkaragutinya ngo ngwino dusenge, burya ntibishoboka, ntibyakunda. Amarangamutima yiwe ntiwabanje kuyagaburira ngo abashe kukwegera. yego, Njyewe uyu ubabwira ayo makosa nayaguyemo, ni nacyo gituma mbaye ngira ngo abakeye barera ntibakazagwe muri aya makosa. Nari umugabo cyangwa se ndi umugabo urya wita ku rugo rwiwe mu buryo buhagije. yego, Ndi kumwe n'umudamu, nubwo tutari kumwe ndabyo twaganiriye, nari kugira isoni zo kubesha. Wa mugabo umenya uko bimeze kugeza muri depo y'ibiryo, yego, umenya icyo umwana akennye n'icyo nyina akennye. N'igihe twanyuze mu buzima bwa gipagani turi abasinzi, ahubwo icyo gihe nicyo kintu nicyo nabikoragaho neza cyane. yego, Bwaba ubusinzi bugukoresha ibintu bimwe ukunda ukabikora cyane, ntube wanyura, waba ufite imodoka ntube wanyura ku kintu cyose cy'ikiryo cyiza. yego, Ibyo bintu narabikoraga, kwita ku abana, kubigisha koga, kubigisha gutwara ikinga bakiri bato, bakura imyaka 15 bakiga imodoka, kubajana ku maresitora. Ibyo narabikoraga mu buryo bwinshi buhagije, ariko ngo ndangize mbima amarangamutima yanje, yego, kagira ngo ibyo biryo birahagije, kuko bafata neza kurabagije, naza nkaba umuntu uremereye uryuza abana bagahunga bakaja mu byumba. yego, Nimba umwana umuhamagaye kera azi ko hari ikibazo, nimba hatari n'ikibazo ugiye kumuheza inama z'amagambo aremereye. yego, Ubwo nkagira ngo niko kubategura ngo babe abantu bafite akamaro mu buzima bw'ejo. Uko nafataga abana niko nafataga n'umudamu, yego, umuntu usharira cyane. Ariko ibyo bindi nkabikora. yego, Aho ngo bije imbere nsanga abana bose barampunze, ndetse baranangomera. Nguko iyo utagaburiye amarangamutima y'umwana, turacyari mu ijambo ry'Imana, ndimubwire ngo twagiye hirya, yego, nzaba mpaye nganisha. Iyo utagaburiye amarangamutima y'umwana, ngiye kumwigisha Imana ataruzi, yego, ayikureberamo. Ati uyu mugabo nigisha, nuvuga ngo Imana imeze nkawe, iyi Imana haye avuga kwaya ivuga uko atameze. yego, Nicyo gituma rero ugomba gucira bugufi abana bacu, tukagaburira amarangamutima yabo n'abadamu bacu. yego, Icyo gihe biza bidufasha kugira ngo n'igihe tuza kubabwira iby'umwuka babyumve cyane, yuko mu buryo bw'umubiri ruriya rugingo Imana yatanze rutuma twishima tubabara, twagize icyo turugaburira. Ugize ngo urebe Yesu Kristo hariya yakundaga, uko bivuga, yakundaga abigishwa batatu, yego, Yohana, Petero na Yakobo. Ariko ugize ngo urebe abona nitegereje cyane ni Petero na Yohana. Yakobo sinabashe kubona amarangamutima yiwe uko yari ateye. yego, Petero na Yohana bari abanyamarangamutima, bari abantu bo hasi boroheje. Petero ni ukugira gutya, yavuga ijambo mu mwanya akaba yavuze iridasa naryo. yego,
agatahura ngo Yesu ari umwana w'Imana byananiye abandi, ariko mu mwanya Yesu yavuga iby'umugambi we kuje i Yerusalemu, nturukorwa ntukaje hari. Ba Yohana yasanze umuntu ayabatiza ngo abwira Yesu uti hari umuntu nkeneye kumuguza, turamuguza nkarabatiza kandi ntiyemeye kuzana natwe. Yego. Ngo babime inzira yo gucira i Samariya, dusenge tumanura umuriro batwike. Urumva n'amarangamutima yabo, bari abanyantegeke mu marangamutima. Yego. Ariko abo bose Yesu yagiye abagarura amenya kubana nabo. Amen. Ngaye mutegereze Yuda uko yari ateye, yishakira inyungu ziwe wiba, ariko Yesu amenya kubana nawe, amenya uburyo agarurira amarangamutima yiwe kugera ku mwanya wa nyuma. Abo bantu bose tuza tubagira, Bibiliya itubwira yuko tutagomba kubabaza abana bacu. Yego. Umwana aba agifite amarangamutima yoroheje yo hasi. Yego. Ni nako Bibiliya yita abadamu bacu, turi abantu batandukanye, abagabo n'abagore. Mu miterere na Bibiliya irabivuga yuko ari ibiremwa by'ibinyentege nkeya. Abadamu ni ukugira gutya impundu zikaba ziravuze iyo habaye ikintu cyiza. Yego. Ubwo byahinduka kera amarira nibo bagiye kurira. Imbaraga z'abantu nizo ndege nke zabo. Yego. Hari imbaraga z'ababyeyi, ni mu marangamutima niho bigaragaza imbaraga zabo, kandi n'intege nke zabo niho ziba. Abagabo nabo imbaraga zabo ziba mu bitekerezo. Yego. Ariko kandi ni naho intege nke zabo ziba. Kugira ngo umugabo akwemerere ikintu, ni ukubanza kugishyira mu bitekerezo ngo abanza abyumva abone kwemera. Yego. Nicyo gituma no kwizera kugenda guhura n'ibibazo. Mutegereze Mariya hariya bamubwira ngo azatwara inda y'umwuka wera yose, bizagenda gute? Ngo bapfe kumubwira yuko imbaraga z'umwuka wera zizamanuka kuri we, ngo bibe uko ushaka Mana. Yego. Ngo bibere umugaragu wawe ngo kuko ushaka. Ariko ngo ntabategera hariya ukuntu Yesu ahamagara Gideyoni, Imana ihamagara Gideyoni ngo aje kurwanya Abamediyani. Yego. Akamuheza ikimenyetso. Gideyoni akagishyira mu bwenge, agasaba ikindi kimenyetso akagishyira mu bwenge, agasaba ikindi kimenyetso. Buriya ni ibitekerezo, niho imbaraga z'abagabo ziba. Yego. Iyo unagendesheje umugore inama ukamubwira ati iki kintu kimeze gutya na gutya, kurabona twagira gute? Nimba ari abagore bose, ariko uwanje ntaza weza umwanya wo kuganira ngo mutekere icyo yumva ahita asubiza kandi ugasanga nibyo. Yego. Ariko utatumvishije ntafata umwanya wo kugira ngo muhanze mutekereze. Rimwe namubwiye ibintu by'undi mwaka, ngo none ngo ibintu by'undi mwaka ngo uravuga ngo tubikore, bisabye gutegura. Yuko aremye mu marangamutima icyo yumva acumvira akagisubirizaho, nta mwanya wo gutekereza bijamo. Yego. Rero arya amarangamutima asabye kugaburirwa kugira ngo adakomereka. Yego. Abana cyangwa se abadamu, Bibiliya ifata gutyo, rero natwe amarangamutima turayagira. Nicyo gituma aya magambo yose twasomye yavuze guca bugufi. Yego. Yavuze kwihanganirana. Gukora ku marangamutima y'undi ni ukumuzamurira kumweza agaciro no gukora ku nyungu ziwe kugira ngo abashe kukwegera. Icyo kintu ngira ngo ubwoko bwacu ntitukizi.
yego nubwo nivuze ariko abantu benshi usanga ari abantu bakakaye batazi gukora ku marangamutima y'abandi. Amarangamutima y'umuntu akorwa ku myanya, ku bihe mwagiranye byiza, yego ku magambo wamubwiye amuhesha agaciro, ku mpano wamuhaye, yego nibyo bizamura amarangamutima yiwe cyane. none wamara kuzamura amarangamutima wiwe ikindi cyose umubwira acumva vuba cyane. Aho mbitahuriye bivuye mu bwenge naho mbitahuriye bivuye mu ijambo ry'Imana, yego mfite umwana w'umukobwa w'umuherezi afite imyaka 14. uwo ni umuntu dukina tugatera umupira, imikino yose ashoboye kumva tukayikina, yego ukazamura amarangamutima yiwe akaba inshuti yawe. yego Nibyo musaba byo mu ijambo ry'Imana abyumva cyane kandi agakenera kubikora kugira ngo akumereshe neza. yego Yari yaje kuturamutsa Kinshasa, aja muri retraite, bituma avuka ubwa kabiri, ariko ibyo byose ari ukugira ngo akumva vuba cyane icyo umubwiye. Narimo mvuga ngo nimba inyigisho zacu n'umuco wacu bitaraduhaye gukora ku marangamutima y'abandi, yego tugende duhindure. yego Abagifite kurera aimable abana bato mugende muhindure, muze mukora ku marangamutima y'abana. Icyo gihe numusaba ko mufunga iminsi 3 azabyumva. yego Abafite abadamu mureke tuhindure tuve muri bwa buyobozi bw'igitugu. Imana yategetse kubaka umuryango ishiramo ikintu cy'ubuyobozi ngo umugabo w'umutwe yubahwe. Ishiramo nanone ikintu cy'urukundo ngo nawe wa mugabo akunda umugore wiwe. yego Uko ayoboye adafite urukundo yakwitwaza bwa buyobozi agasenya amarangamutima ya wa muntu. yego Yuko umuryango utohaba nta buyobozi. Imana ni umuyobozi, yagize umugabo umuyobozi, ariko nanone kugira ngo ayobore neza agomba kuyobora akunze wa muntu ufite intege nke mu marangamutima. Hari ibintu ndimo ndavuga cyane ku by'imico y'iwacu, hari ibintu biza bishaka kumera nk'amafuti. Ababyeyi aza guhisha amarangamutima yiwe agashaka ngo yatahure kandi ukora ibyo yifuza. yego Noneho twebwe natwe abagabo bafite iyi mico y'iwacu, umugabo akaguhisha icyo atekereza. Noneho wasanga muhishanye hakabura ibintu byo kuzuzanya, uyu ntakubwiye icyo akunze ngo ugikore, yego nawe ukamuhisha amarangamutima yawe. Nicyo gituma umugabo azakenera guhindura mu bikorwa, ariko ndiyo kubwira ngo natsinzwe aha nakoze amakosa, mbabarira duhindure. Burya nduguhaye ukora ku marangamutima y'undi. yego Twari tuvuze yuko Yesu Kristo yafashe umwanya uhagije wo kubana n'abanyeshuri biwe ngo abanze agaburira amarangamutima yabo. yego Abanyeshuri biwe bari bafite intambara nazo nk'abantu. Baramwimiraga, bari bumvishe babonye ubutegetsi, ntibari bazi ko azohekera ku butegetsi bw'ijuru gusa, bari bazi ko bahawe ubutegetsi. Bakimira abandi bantu ngo ntibagere kuri Yesu. yego Barangiza nabo bonyine bagasa bakarwana bashaka kumwegera cyane, bashaka kuvuga ngo aribo bazafata umwanya wa mbere. Nibo hari yababwiraga ngo umuntu ushaka kuba mukuru ahinduke mutoya. yego Abanza amanuke akore ku marangamutima y'abandi. Umuntu uje kwikorera umuzigo azabanza akamanuka
umuzigo akaja munsi y'umuzigo akabona kuwikorera. yego Iyo dushatse kwikorera imitwaro y'abanyantege nke, twe tugomba kubanza kumanuka munsi ya ngo ntiyatinye yiyambuye icubahiro ciwe, yego aramanuka ahinduka umuntu, ndetse umuntu w'umugaragu, ngo yemera gupfa urupfu rubi rw'umusaraba. yego Muzareba abantu bose Yesu yabashe kubana nabo, bari abanyantege nkeya abenshi, abarwayi, yego abashonje, yego abigijweyo, yego aba bandi bategera wa mugore w'umusamariyakazi yasanze ku iriba. Burya abanafunzi basanze ayaganira nabo, yego kugira ngo yumve ibyo yarema amubwira, kuko hari itandukaniro hagati y'abayuda n'abasamariya. Yesu yabanje gufata umwanya wo kumuganiriza, aha yazamura amarangamutima yiwe, yego ngo begerane mu ijambo, yego akurura amarangamutima yiwe kugeza aho uriya musamariyakazi atondetse, ko mbaye numva uri umuhanuzi, ko mbaye numva amagambo uri Masiya dutegereje. Ariko byahereye mu kwegera, mu kumusanga ku iriba no kumuganiriza. Nta kuntu twozana abantu kuri Kristo tutabanje kumanuka ngo tubasanga aho bari. Abantu bigijweyo, abantu batiyumvamo agaciro, kugira ngo tubabwire agaciro Imana yabahaye ibacungura, tugomba kubanza kumanuka tukaresha nabo cyangwa tukaba munsi yabo. yego Hari amagambo nigeze kumva hambere mpaye nsoma umukozi w'Imana Tib Joshua, nagaza mutegera cyane, mbona afite ikanize, yagiraga ikanisa yarashaje ry'abantu benshi ibihumbi hafi 8. yego ngo mare mbona yakoropa amatoilette yoza n'abakristo biwe. Nabo ibi bishatse kuvuga iki? Uyu mugabo si ugukabya, si ukwiyerekana. Wagira abakristo bangana kuriya, wamara kwaje gukoropa iyo ugiye mu ijambo ry'Imana ushinzwe kubagaburira. yego Ngo bice bambwira undi mugabo w'umupasiteri wabo yaje kumbwira ati, ko ndabona nshaje none ndebera umukristo, ndebera umupasiteri wasigara mu ikanisa. Uwa yaje kubwira akaba afite mu bapasiteri banje, ko ndabona ko ntawe shoboye kuzasigira ikanisa. yego Uwo yaje kubwira nawe akaba afite umwungirije, bafite ibiro bikorana umuryango wiwe wa pasiteri asista, birakurikirana. Aramubwira ati, mbeza umwanya gira nje kumugushakira. yego Ahitamwo urya mu asista wiwe, yego yamubwira impamvu, ngo bucya aramubwira ati, zana urufunguzo rw'ibiro yawe, hanyuma ugende usubire mu ikanisa, uje kumanuka wegere abakristo, uzukoropa n'abandi, mbese amusubiza mu ndarazo. Mugaze uko byagenze ntiyabyumva, ariko arubaha arabikora. yego Inyuma y'amezi 3 ngo buca hamagara wa mugabo, aramubwira ati, nguyu ubona abonye ikanisa ryiwe ryari abakristo ibihumbi byinshi, kubera yuko yemeye guca bugufi. Wa mugabo Tib Joshua nababwiye wari gukoropa, ndabitekereza uyu yakabiri kuri ko guca bugufi se. Kandi ubwo buce nisanga muri prison, mpaye nkoropa amatoilette ya prison, yego kuko nta ubigukorera, nta mukozi. yego Ndavuga ati, Mana, birya bintu nabonye nabyumvise, nimva aha nanje nzaza nkoropa toilette mu ikanisa. yego Kuva mvuyemo, iyo nabyutse kare ndagenda nkabikora.
kugira gusa ngo nige guca bugufi yuko nabonye agaciro kabyo. Yego. Ijambo ry'Imana iravuga ngo uca bugufi Imana iramuzamura. Amen. Iyi Imana itaza guca bugufi ntiba yaradushikiriye. Natwe bari abantu bari hasi nta kundi twobashikira tutamanutse ngo duce bugufi. Yego. Abo bana nababwiye ngo nari narigije kubera imiterere yanje ubu ko ndiga guca bugufi kugira ngo mbegere kandi hari biye bigenda bicamo. Yego. Twarimo tuvuga magambo tumaze gusoma ni hejuru yo kwiga guca bugufi. Yego. Hejuru yo kwiga gukora ku marangamutima y'abanyentege nkeya. Hejuru yo kuhesha umuntu agaciro kugira ngo umwereke nkari uw'agaciro. Iyo ubikoze ugakora ku marangamutima we inyigisho zirijana. Inyigisho ziroroha kugira ngo umubwire. Yego. Ariko iyo mu gitandukanya kiri kure biragora cyane nta kumva yuko ntiwamukuruye ntiwakuruye amarangamutima yiwe ngo akwiyumvemo. Imiryango yacu uko twavuze ari inyigisho n'imiterere na kamere yacu bituma tutabasha gukurura amarangamutima yabo twashakanye. Ngo umubwire ko yambaye neza aberewe ameze neza barabikunda. Yego. Kurura amarangamutima yiwe ntacyo bigutwara ubwo abikeneye yagaburire. Abana bacu mubwire yuko ari umunyabwenge abishoboye abyumva aho kumubwira ngo ntacyo uzimarira. Mubwire ko azaba umuntu ukomeye bizamura amarangamutima yiwe uzaba urimo unamwaturaho. Yego. Manuka umusange mukina umupira cyangwa indi je yose yariyo mukinane nawe wike ureshe nawe cyangwa ube munsi yiwe. Birya ibindi bizakorwa biriya twifuza byo mu mwuka bizaza nkuko twasomye niko Yesu yabigenjeje n'abana afunze biwe. Yego. Yafataga igihe kirekire cyo kubana na se. Gusabane na se. Yego. Akajana abanyeshuri biwe kubwiriza. Ari kumwe nabo ariko nanone yamara akihererana nabo agatondeka kubasobanurira bakaganira bakarya bagasangira abahaye akora ku marangamutima yabo burya. Yego. Burya bwose yazutse asanga bahunze basubiye kuroba. Abereka uburyo bafata injanga nyinshi yareka akora ku marangamutima ku nyungu zabo. Yego. Iyo utarakora umuntu ku nyungu ziwe ni bukeya kugira ngo akumve. Utarereka umuntu ngo ari umunyagaciro ni bukeya kugira ngo akwegere. Yego. Amagambo ariko arimo kandi n'ibikorwa. Abapasiteri benshi bagira ibihe byo gukorera Imana mu matorero. Yego. Ariko ntibagira ibihe n'imiryango yabo. Tibagira ibihe byo kubana n'abana n'abadamu babo ngo biretire bagende baganire bagira ibihe byiza byo kwidagadura. Ibyo ngibyo ntitugira ibihe byo kumanuka ngo twike mu bigijwe yo mu bari hasi. Yesu yaramanukaga akagenda gukiza yaroga akaja gukiza n'ibibembe bitari byemewe ko byegerwa yuko bihumanye. Yego. Mu miryango yacu mu mibereho hari abayuda n'abasaramariya hari abatatwegera. Aho kuza tugira ngo tuvuge ngo uriya mwana yagiye mu rumogi simwegera simuvugisha yagiye mu butinganyi oya manuka umusange hariya umwegera umubwira amagambo y'amarangamutima amukuru umwereke ko ari umuntu. Cyane. Nuzomwigisha zakumva. Cyane.
ariko numwigizayo ukamugira nk'ikivumwe ntabwo ari uko Yesu yabigenjeje. Wewe ubwawe mbere y'uko ukizwa reba uburyo wari umeze. Yego. Twe tukivayo vuba iyo bashatse kuduseka abantu bazavuga ngo uriya nk'uko aravuga ngo utararangiza kwishura n'amadeni y'inzoga. Yego. Ariko ibyo byose wa mugabo yaratubwiye Apoloni Satani Apoloni ari mabwira umukristo ibyo yakoze ibyo yacumuye. Aramubwira ngo ibyo uvuze ni bikeyi. Yego. Ariko uwo nkurikiye ni umunyembabazi. Ngo hahirwa abanyembabazi yuko bazazigirirwa. Amen. Ngo tubabarane Yego. numvishe turimo tuvuga hejuru y'imiryango yapfushije abantu. Kuriya twifatikanije nabo Cyane. kubabegereye cyangwa bayibumva aya magambo ko turamanuka buriya mu marangamutima yacu akamanuka ngo yegera yabo. Amarangamutima yabo bigatuma azamuka. Yego. Uko nguko niko bigenda. Yesu yabanye n'abantu bari barigijweyo. Wa murwaye ku gisima cy'i Betesida yaramusanze aramubwira ngo ntawe mfite undeba. Yego. Hari abantu batawe cyangwa se batekerezwa ko batawe. Yego. Iyo ukoreye akantu gatoya umupfakazi narabigenzuye cyangwa imfubyi Yego. kangana nako ukorera undi umupfakazi niwe ukumva cyane. Ubwo icyo kigega ciwe gikeneye amarangamutima Cyane. gatoya gusa ashima cyane ugatanga rukundo ahishima. Yego. Wakoze ahantu afite intege nkeya hari icyo wabashe gukora. Yego. Rero nimba dushobora kwegererana tugakururana bigatuma bifasha abantu mu buryo bw'amarangamutima. Yego. Hari abantu bazavuga ngo uyu muntu agiye gusaza ngo azasa n'umugore. Burya si inshusho ni ukugendana ni ugukorana basigara bahingana bagatahana inkwi n'imboga bombi. Yego. Wakwikakwaza ko umugabo kutagihari yamanutse yegereye umugore bagasa n'abarisha. Nicyo gihe bazavuga ngo barasa. Yego. Hari abakozi benshi iyo babana n'abashefu babo bakabapresiya cyangwa bakabakunda azasigara avuga nkabo. Rero nimba umuntu yokurura amarangamutima y'undi bavandimwe akabasha gusa nawe akamuhindura. Yego. Iyo wegereye Imana mu mbaraga z'umwuka wera zaguhindura bingana gute. Inyigisho za ruguru bagumye kutubwira mu mwuka wera ngo ni inyoni ngo ni inuma ngo n'amazi. Inyigisho nyine zimwe z'abantu zidafatika. Abantu benshi babifata gutyo. Yego. Ariko uyu mwuka wera Imana yaduhaye ni umuntu afite amarangamutima. Yego. Ashobora gukorwaho, ashobora kubabara, ashobora no kwishima. Yego. Iyo dufashe ibihe byo kubana nawe ngo tumanuke twegerane nawe dutindane nawe biraduhindura. Uko bariya tuvuga bafite intege nke abadamu n'abana natwe ubwacu abagabo dufite intege nkeya. Yego. Twese ushobora guhindura izo ntege nke zacu gukora ku marangamutima. Iyo usanga umugabo aharira imyishozi yaje umunezero w'agakiza uba wakoze ku marangamutima wiwe. Yego. Rero
ni ngombwa ngo dufate ibihe n'umwuka wera no dushaka Imana kugira ngo umwuka wera abashe kuduhindura. Ibi twavuze byo kumanuka, byo kutishakira icyubahiro, kuko ni bibiri. Aya magambo yose twasomye ugize ngo urebe, ni ugushaka icyubahiro, ni ugushaka n'inyungu z'umuntu ku giti cye. Yego. Wa mugabo umufarisayo yagiye gusenga aravuga ati njyewe nza nkora ibi, nza niyiriza, nza ntanga ibice bya 10, zenda ntiyari kabesha. Kwari ukuri. Yego. Ariko rero icyari kibimuteye kuvuga nicyo kibazo. Ariko yishakira ibyubahiro. Yego. Satani asanga Yesu hariya, asanga Imana hejuru ya Yobu. Imana yaramubwiye ati dore umukozi wanje Yobu, dore uko ameze arakiranuka. Yego. Satani ntiyahakana yuko adakiranuka. Yaramubwiye ati arakubaha ariko arakiranirwa. Biriya bikorera ibintu byinshi aho bipfira amakimbirane ava mu kwishakira inyungu ku giti cyawe, kandi ava no mu kwishakira icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo turi umubiri umwe wa Kristo. Yego. Twese dusangiye umubiri wa Kristo, umwe afite icyo yahamagariwe, afite impano yahawe. Rero ni ngombwa ngo iyo mpano uyikoreshe, ariko kandi wubaha n'impano z'abandi. Yego. Twari turangiza kuvuga impano ya Pasiteri Kabishije ukuntu izinkora ku bugingo. Twarimo tuvuga ngo ibihe dutindana n'Imana niko ibasha kuduhindura. Yego. Binyuze mu mbaraga z'umwuka wera. Yesu hariya yakuze ari umwana wa Yosefu, ari umubaji. Yego. Ariko nyuma y'iminsi 40 yagiye mu butayu, yagarutse yahindutse undi muntu, ari umuntu w'igitangaza, aha yakora ibitangaza. Yego. Iminsi yagize y'umwiherero. Mose agenda hariya iriya minsi 40 yagize. Yego. Ngo yagarutse mu maso, baye bananirwa kumureba mu maso. Abagabo bakera bakoze nabigiragaho byinshi. Yego. Bavugaga barugagaza, bakavuga bandagora, n'abagabo batabaga ku gatorero. Yego. Agatorero kabo kari ubutayu, kari gusoma Bibiliya. Pasiteri Muhebera ntabwo bamubonaga ku gatorero. Yego. Ni mu butayu, ni ibihe by'iwe byo kwiherera. Turi mu bihe bigoye. Yego. Bidusabye kwiherera cyane. Bidusabye gufata umwuka wera, gufata ibihe n'Imana, umwuka wera ngo abashe guhindura amarangamutima yacu, ubushake n'imitekerereze yacu idatwarwa n'ibi bihe turimo. Hazaba igihe ciki akaba usanga igiti cyahindutse, amababi yashize. Yego. Birasa n'icyumye ariko kandi nticumye. Gakomeza kuba kibisa ariko amababi yahungurutse yose. Yego. Ariko burya iyo ubona kitumye ntikiza kinakura. Ariko kandi burya kura mu majepfo. Imizi bihaye imanuka, ihaye ishaka amazi. Amazi umuhindo waza tumenye ukuntu igiti gihindutse. Yego. Natwe hari igihe dukura mu buryo butagaragara. Iyo dukura mu mwuka uraduhindura, abantu bakaza kubibona mu buryo bugaragara, bagati uriya ni gute yahindutse, ni gute asigaye ambera kuriya. Ibintu byose bikomeye bitangaza abantu biza bikorerwa mu ibanga. Yego.
Dawudi ntabwo yagiye kurwana na Goliyati, hari aho yari yaciye hariya agazaragira intama wenyine, arwana n'intare n'idubu, bisobanura ubwibone no kwikunda. Tugomba kugira ibyo bihe byo guhinduka, ibihe turi kumwe n'Imana twenyine, umwuka wera hayagira icyo akora muri twebwe yego mbere y'uko agira icyo akora ku bituzengurutse. cyane Bavandimwe, ndabona amasaha yacu ashize, yego ariko nakongera ngo mbabwire ngo twige kunesha za kamere zimwe twatojwe n'imico yacu, yego twige gukora ku marangamutima y'abanyentege nkeya kugira ngo tuyazamure. Tugiye bizatworohera kubabwira ubutumwa cyane, ariko natwe dufite amarangamutima y'imyentege nke menshi cyane. Hari abakora hano kugira ngo bamenyekane, yego hari abakora bafite byenda inyungu zo ku ruhande, yego kuko kumenyekana icyubahiro byonyine ni inyungu zitwara benshi. Rero bisabye yuko natwe ayo marangamutima yacu ahinduka, cyane kandi azahinduka kubera ibihe twagiranye n'Imana, ibihe by'umwiherero. yego Umugore n'umugabo ntibaganirira amagambo y'indani muri salo, muja mu cyumba mukaganira, mukabona kugaruka muri salo mwagize ibyo mupanga, mwagize ibyo mukemura, yego kugira ngo abana batabarogoye. Hari ibintu natwe tutobonera mu materaniro, yego hari ibintu tutobonera aha muri iki gitaramo gusa, yego hari ibintu tugomba gufata umwanya tukiherera, imizi yacu ikamanuka ishorera, ishaka amazi ishorera muri Kristo, itagaragara, amasengesho atagaragara, yego ijambo ry'Imana mu buryo butagaragara, wenyine wigaburira. yego Nagiraga ngo Imana iduheze umugisha, Imana ibashe guhindura intege nke z'imico yacu, tuyicikeho nk'uko twahoze tuganira iby'imiryango. yego Nabahaye urugero rw'ibyo nagendeyemo n'ibyo nagaye n'ibyo mbaye mpindura. Denda wagira ibyo wiyumvamo, yego ariko ibyo ntibihagije. Ibihagije ni ukugira ngo mbere yo guhindura abandi tubanze duhinduke, amen, kandi bikorerwa mu ibanga n'umwuka wera w'Imana. yego Murebe intege nke za Petero n'igihe umwuka wera w'Imana wamujeho, ya marangamutima yiwe yo kumanuka yo kuzamuka yarashize, yego aba igikoresho cy'Imana gikomeye. Imana idufashe twongere hamwe n'amateraniro n'imbuga tubamo, twongere tugire ibihe byiherereye byimbitse, imizi yacu ishorere muri Kristo, kuko turi mu mwanya w'iki, turi mu mwanya wo gukura tumanurira imizi muri Kristo Yesu. yego Niko kwambara imbaraga za Kristo Yesu. Nitumara kuzambara, imiryango yacu irazikeneye kugira ngo tubashe kuyihindura, yego ubwoko bwacu burayikeneye, igihugu cyacu kirayikeneye muri ibi bihe bisa gutya. cyane, Imana iduheze imigisha, amen. amen.